pe urababona nasangiye nabo ka cyayi ameze nabo neza ka cyayi kabisa baba bari muri ariko reka nkubwira Amavubi n'Amavubi n'icyayi nanyweye mu gitondo reka da ikawa ya David sinzaho ndi wishyire nyweye y'agakawa kanyoye byembye kubwikaho ko batanywe bigiriye ngo byahombe ndayinywa umuntu anywa amakawa abiri systeme ntago nagusuzugura wafunze umutundi tuntu cyane uretse wagera ahantu mu gitondo ubundi uyu munsi ni open media aho ari mu gatondo ise ni open media cyangwa ni open food nasese barambwira ati uje mu gitondo nta kibazo uriho ubuzima tubamo cyane aho ari mu gatondo mu gatondo mu kanya bijya byose babifunga mu gatondo ikintu naje kubona David wowe bana n'Amavubi igihe cyose ariko mu minota 45 nahamaze n'ekipi iri ku murongo ku kitwa uyu sigadisi she uyu si wa muzamu wa Musanze ni wa muzamu wa Musanze breakfast ni 2:30 ufite iminota 15 yo kuba ugeze muri sale bafatiraho icyayi nyuma y'iyo minota 15 ubara nk'aho utaje iyo ubikoze gatatu Spitira arakwirukana 15 minutes academique ugomba muri 15 minutes ugomba kuba uhageze kuko njye nageze 2:30 nanga wari utarahabwa karibu ndabona ufunze isura barimo barambwira ati ngwino barambwira ati sana hafata kweri abakinyi batarahamanuka hano mugabo Murasta ni nawe yaje inde Manzi nawe yaje Malvin uyu mwana wo kukimisagara Murasta ni muzima yambwiye ko ari wo kukimisagara reka da yes kavukire kukimisagara sawa kabisa kuntaraga hariya ku kimodoka niyavuka urumva aba basore rero iyo niyo gahunda yabo ya mu gitondo niko bigenda kandi bose na staff technique mu minota 15 kuko Spitira akubwira ko gufata icyayi bitagomba kurenza iminota 10 kandi breakfast ni itegeko kereka Dr Felix kereka Dr Felix ari waje kumubwira ngo uya hari akabazo afite ariko nabwo twabimutwariye wenda ari mu cyuko kuno umukino ashobora kugira ikibazo arwaye ni ukumira bunguri oya ntago ari kumira bunguri ariko mugira ikintu cyo kwihuta nimutinde ari byo igihe abantu baza bagatinda mu ruriro mukarigarisha kandi hari andi masaha bagira aba basore mu myambaro pe naje kumenya ko buri munsi ngo